Aro. Ariko Tokisi, uri mu bagiye kuvumba mu bukwe bwa Irene mutatumiwe. Nge naratumiwe. Baguhaye ubutumire. Ibyo se ni ngombwa. Niba umuziranenge agiye kwitangaza amakuru agatangaza itariki ubukwe buzaberaho, kudutumira birenze uko nukuwe. Ahubwo warugakwiye kumbaza ngo iyo umaze kumenya itariki buzaberaho usigarana ikihe kibazo. Icyo gihe nsigarana ikibazo cyo kumenya icyerekezo cyangwa location mu ndimi z'amahanga yaho buzabera. Icyo gihe iyo maze kumenya icyerekezo nangira gukusanya budget y'itiki nzakoresha. None se tutagiye muri byinshi, ubukwe bwagenze neza. Reka nkuhishurire akantu kibanga mu bijyanye n'ubukwe kuri njye. Buri iyo nabonye icyo kurya n'icyo kunywa ubukwe buba bwagenze neza. Aha, none se umugeni yari mwiza. Nubundi ni bya bindi nakubwiye. Iyo nabonye icyo kurya n'icyo kunywa. Niyo waba washakanye n'ingagi mubonamo marayika. Ariko niyo waba washakanye na marayika ntacyo kurya ntacyo kunywa nabonye. Icyo gihe mubonamo Satani. Ubwo muri make ubukwe bwagenze neza. Bwagenze neza, ariko hari akantu kamwe kambabaje. Murinda habi Irene n'umugore we barwaniye mu bukwe. Wapi? None nihishiye inyama mu byombo nsanga cya Bogari cyaziriye. Yowe Bogari nzi. Yego man, buriya karaka video wabonye ajunditse inyama yenda kumuniga. Yari iri mu nyama yari muri zimwe nari nihishiye mu byombo. None se Bogari mwarajyanye? Oya nagiyeyo nkasangayo karayeyo koza ibyombo. Amasahani? Yego. Ariko agahambirwa ngo ni Bogari kagirinda. Banza ariyo mpamvu katabyibuha. Noneho ni bya bindi bavuga ngo akazu gato karya ubwatsi. Yego rwose uwo munyarwanda yavuze ukuri. Dore akantu ngo kararurumba. Wajyaga mu byombo ukagasangayo, wajya mu biyarurira ukagasangayo, wajya mu bavumbyi ukagasangayo, aho ukandagiye ukagasangayo. Kari kameze nk'igina aho wajyaga hose wagasangagayo. Uzi ko kagaragaye mu bukwe cyane kurusha Murinda habi Irene wari wakoresheje ubukwe. Niyo mpamvu abenshi babwise ubukwe bwa Bogari. Wagira ngo marayika yabonekeye Miss Roxa amubwira ko agomba gutandukana na Bogari kugira ngo atazamurira mu nzu, kuko iriya ndasi yo guhahirwa niyo guhingirwa. Ndikumva wana Bogari muri ubwo bukwe mwarakinaga umukino nk'uw'imbeba n'injangwe. Ariko Tokisi, numvishe ngo kwinjira byarakugoye. Byarangoye ariko ndinjira. Rutambi niwe yari ari kuri gate, ariko ibyo namukoreye azabyumva ashaje. Yangigiranye mu muryango mukubita takre. Ndihinahina nigira amahina nigira ngo mu kigori mbamuciye mu maguru. Yabumbuye amaso abona ibikezi umuhungu nacomotse kare. Ubundi bugezeyo cyane rwose nisanze nyikubita amaso imbere. Bona Bogari yaruye uruparato musumba rw'umuceri. Rwa rundi sogonderi twitaga ngo ni ikirunga. Ubwo nanjye nahise nirwanaho kwaje. Amasogonda 50 yari ahagije kugira ngo menye hari gukorerwa service zifite aho zihuriye n'icyo kurya. Andi masogonda 50 yari ahagije kugira ngo mbe mfite agasefura mu ntoki. Baca umugani ngo ukora ubusarara hazi. Iyo ndizabica kuva mu ntara ukajya kuvumba mu bukwe i Kigali koko. Aho kwicwa n'inzara nzicwa n'ibiryo.